Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Ubushize twaganiriye uko Imana yatanze ikirego ishinja ubwoko bw'Abisirayeli. Turebera hamwe n'uburyo Yesaya yahamije abayuda ubugome nkuko twasomye muri Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Uyu munsi turakomereza kwigira hamwe mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa 4 kugera ku wa 18. Turebere hamwe uko Imana yatanze ikirego ishinja ubwoko bw'Abisirayeli nuko Yesaya yahamije abayuda ubukome, hanyuma tuganire hamwe uburyo Yesaya yahuguriye abayuda guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Nyemerera tubanze dufate akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze ikugirire neza. Sambirana usemberera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemberera Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Fata Bibiliya yawe niba uri hafi yayo, dusomere hamwe mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo, dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Tubona Imana nk'umucamanza w'isi yose ndetse n'ubu bwoko bwayo bw'Abisirayeli. Bisa nkaho ari ikintu kidasanzwe gutekereza Imana nk'umucamanza, bitewe nuko mu mitekerereze y'abisi muri iki gihe Imana yakuwe ku ntebe y'imanza, yambuwe ububasha bwayo, igakurwaho ubudahangarwa bw'ubwami, yaciwe ku nkingi zigenga amategeko y'isanzure, yakurubaniwe ku musozo w'iby'isi, ikagenda isunikwa nk'umutwaro w'inyongera uremereye. Ntutekereze yuko nubahutse cyane nimvuga yuko imyigishirize ya none yaduhaye kumva Imana mu buryo bucuramye. Imana ishushanywa muri iki gihe nk'umusaza wakutse amenyo, ubwanwa bwamwereyeho. Ishushanywa kandi nk'umusaza waciye ku musozo w'igicu cyoroheje, ahetse umukororombya ku bitugu bye, nk'usanzwe w'ibitekerezo bitareba kure kandi ugira amarangamutima. Urukundo rwaramutwaye ku buryo nawe rutagera, ubuki n'amarira bigenda bijojoba. Nta mwete cyangwa imbaraga agira zo kwiyama isazi cyangwa guhonyora uruzabibu. Uko niko abantu benshi batekereza Imana. Batekereza kandi ko Imana imeze nk'umusaza uhora yicaye ahantu hamwe, ubutanyeganyega, iruhande rw'iziko ari kota, ari kuboha cyangwa kudoda. Uko niko abisi bumva cyangwa se bafata Imana. Nyamara Bibiliya siko yerekana Imana. Imana izacira urubanza irisanzure nk'uko yaruciriye ubwoko bwayo. Uyu wagombye kubera umubura amahanga yose, ariko n'umuntu ubwe ku giti cye. Isirayeli yerekanwa nk'abantu buzuwemo no gukiranirwa. Aya magambo ahita twoherereza umucyo wo kuzirikana ubutumire bw'ita Umwami Yesu aduha mu isezerano rishya. Yaravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, nkuko byanditswe muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. Ubu noneho tugiye twasobanukirwa icyo Yesu yashaka kuvuga, kuko ibyanditswe byatubwiye ngo buzuwemo no gukiranirwa. Ubwoko bw'Abisirayeli bwari bwuzuwemo n'ibyaha. Muri iki gihe ubwo butumire bugera no hanze ku bantu baremerewe n'ibyaha ngo bazane uwo mutwaro bawumukoreze, babone uburuhukiro bwo gucungurwa. Haleluya. Muri uyu murongo Imana ivuga yeruye uko Abisirayeli bari bahagaze. Basubiye inyuma bakora ibyangwa n'Uwiteka,
bateye Imana yabo umugongo, kandi n'abantu buzuwemo gukiranirwa. None Imana igiye kuvuga mu buryo burambuye isobanura ikirego ibarega. Ibi bidutera guhita dutekereza ku mitekerereze n'imyumvire y'ubuyobozi bw'abantu Imana ikoreramo. Uyu murongo tuwusanga mu gitabo cy'abacamanza, kandi uhasanga irigaruka amateka ry'ubuyobozi bw'abantu ryikoresha mu gihugu. Mu gitabo cy'abacamanza tubona Abisirayeli bakorera Imana, bahabwa umugisha n'Imana kandi bagwiza ubutunzi. Mu butunzi bwabo batangira gutera Imana umugongo, bahindukirira ibigirwamana, bagomera Imana. Mu yandi magambo barayibagirwa. None Imana ibatanga mu maboko y'ababisha babo. Mu kanya gato batangira gutakira Imana ngo ibatabare ibabohore. Bamaze guhindukira Imana ibakiza amaboko y'ababisha babo, ibasubiza mu mwanya w'imigisha. Iri shusho nuko rikurikirana mu byanditswe, kandi n'amateka atanga ibihamya simusiga ko hari intambwe 3 ziba mu kugwa hasi kw'ishyanga iryo ari ryo ryose. Habanza ubuyobe bwo mu myizerere, hagakurikiraho imirimo mibi iteye isoni, hagaheruka akaduruvayi mu buyobozi. Abantu benshi ntabwo baha agaciro intambwe 2 zibanza, keretse iyo bitangiye kudogera mu buyobozi. Aho niho batangira gusakuza ngo ubuyobozi bukwiriye guhinduka, hakimikwa imiyoborere mishya. Nyamara ikibazo ntabwo kiri mu buyobozi. Ikibazo cy'i Yerusalemu ntabwo cyari kiri mu ngoro y'umwami, ahubwo ikibazo cyari mu nzu y'Uwiteka. Ibyago byatangiye kuvuka igihe abantu batangiye kwihangira ubundi buryo bwabo bwo gusenga. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 1 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 yaravuga ngo, ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo n'inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobijwe n'amavuta. Igihugu cyanyu n'amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu. Igihugu kibaye amatongo nk'igishengwe n'abanyamahanga koko. Iby'Imana ivuga muri iyi mirongo ni ukuri kudasubirwaho. Hari ibibi byinshi biteye isoni biri gukorwa, ndetse n'ubuyobozi bwatangiye kuzamo akaduruvayi. Nyamara Imana nta kibikoraho. Iki si cyo giteye Imana gutanga ikirego ibarega. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 1 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 aravuga ngo, umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Yaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'i Sodomu tukamera nk'i Gomora. Yani magambo, iyo hataza kubaho abasigaye babiringirwa barokotse, Imana yari kurimbura Isirayeli nk'uko yabikoreye Sodomu na Gomora. Nyamara hakomeje kubaho abasigaye babiringirwa barokotse mu bwoko bw'Imana. Na n'uyu munsi haracyari abasigaye barokotse. Hari abakristo birukanywe bari hirya no hino ku isi. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 10 yaravuga ngo, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa batware b'i Sodomu mwe, mutega amatwi mwumva amategeko y'Imana yacu mwa bantu b'i Gomora. None Imana irabyeruye neza. Ikibazo nyamukuru nuko abantu bimuye Imana mu mitima yabo. Transworld Radio, Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera,
usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana usemerera imani yawe icyubahiro. Muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 11 aravuga ngo, ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Ni kuwiteka abaza. Mpazi ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa y'amasekurume y'ihene. Imana irasobanura neza ikirego ifitiye ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Yatunze urutoki ku kintu gifatika kigaragara, kandi igiye no gutanga ibimenyetso bihamya yuko Abisirayeli bayobye. Imana iratunga urutoki ku kintu cyiza cyane cy'Ubuyuda, ntabwo ivuga ku kibi cyane. Imana irabereka ikirengeje ibindi byose kuba gikocamye. Abisirayeli bahawe uburyo bagombaga gusenga Imana, kandi barabyigishwa. Bahabwaga n'imihango bagombaga gukora, ndetse n'ahantu bagombaga gusengera bagasenga Imana. Nyamara muri ibyo byose bazanira ibyiza barayobye, bazana ibitambo ndetse bakubahiriza imihango bigendanye n'amategeko ya Mose, nyamara imitima yabo igakomeza kugomera Imana. Gusenga kwabo ntacyo gwahinduyeho ku myitwarire yabo. Mu by'ukuri icyo ni ikibazo kiri no kubizera b'iki gihe. Abenshi muri twebwe bamaze kugera ku rwego rwo gusa n'abubaha Imana, nyamara duhakana imbaraga zo kwera kw'Imana. Muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 12 n'uwa 13 aravuga ngo, iyo muza kunshengerera ninde wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye. Imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Ndetse no mu gihe hakozwe iby'Imana yategetse, ariko umutima utabirimo, kandi bikaba bidahinduye imyitwarire y'uwizera, byose bihinduka ubusa, bikaba bikocamye. Umwami Yesu aramutse ari buze kwitorero ryanyu mu cyumweru gitaha, mbese aho yagushimira? Mbese yakunezererwa bitewe n'uko uri indakemwa imbere ya Kristo? Aho se yakubwira uburyo yishimiye ubwitabire bwawe mu mirimo inyuranye n'uburyo umwitangira? Ibyo simbihamye. Ibyanditswe biravuga ngo, ufite ibirenge bisa n'umuringa w'umuteke, akagira amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ndetse uwo mu kanwa haturukamo ubugi nk'ubw'inkota ityaye, ntabwo yakwishimira. Ibyo wabisoma mu Migani igice cya 5 ku murongo wa 4, muri Daniyeli igice cya 10 ku murongo wa 6, no mu Byahishuwe igice cya mbere guhera ku murongo wa 14 kugera ku wa 16. Nekereza yuko ahubwo Kristo yabwira benshi muri twebwe ko uko tugaragara inyuma kose n'ubuhamya bwacu dukunze gusigiriza n'imirimo dukora iremereye, byose bimutera kuzinukwa. Aho ntiyatubwira yuko dukwiriye kwihana no kuza imbere ye duciye bugufi? Nta gushidikanya iyi ni imbuzi yihariye y'amatorero yo muri Amerika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Duhereye mu mizi, ibibazo bidukomereye muri iki gihe bishingiye ku buzima bw'umwuka, kandi noneho igihe cyose itorero ririho rikora ritarihana ngo rigire ububyutse nyakuri, nta byiringiro bizima bishobora kuboneka. Muri Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 17 aravuga ngo, nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Imana iravuga iti, muri iyi si ntacyo muri cyo keretse ko muri nk'itsinda ry'abiyoberanya.
muzi imbere yanjye nk'aho bari mu mitima by'ukuri, mugatamba ibitambo, nyamara bikaba ari ntacyo bivuze kuri mwe. Imana yamaze kwerura ikibarega. Barashinjwa gusubira inyuma bakava mu byo bizeye. Ibyo byabateye gukora ibi biteye isoni, ndetse bituma no mu buyobozi hazamo akaduruvayi mu gihugu. Imana yahamagariye Abisirayeli kuza mu rukiko ngo yerekane ibyo yabaregaga. Abisirayeli bameze nk'imbohe ihagaze mu mwanya w'uburanishwa, itegereje yuko basoma urubanza. None Imana ishobora gukomerezaho ikabacira urubanza ibahana. Nyamara no muri iyi minsi ya nyuma Imana irashaka kugeza ikirego mu rukiko. Yabwiye Abisirayeli ngo mwishaka ko tujya mu rukiko kuko mwahatsindirwa. Umucamanza afite ikindi ashaka kuvuga, natwe dufite amatsiko n'igihunga cyo kumenya icyo ari bukurikizeho. Muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18 yaravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana irabwira Abayuda iti mwimpatira kubaca igihano, murebe uko mwanyikiranuraho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5 ku murongo wa 25, Umwami Yesu aravuga ati mwikiranure vuba mukiri mu nzira, wirindira yuko agushyikiriza umucamanza. Imana ivuga yuko ifite inzira yo mwibanga mu bumana bwayo, uburyo buhambaye bwo gufata umuti uvura ugakiza, umuti uvuguse wo mu ijuru ukuraho icyaha. Ntabwo ari inzira yo mwibanga nk'intwaro ya kirimbuzi iherutse kuvumburwa, ariko ifite ububasha busumbye. Urabisanga muri Yesaya igice cya 53, nk'uwangijwe birenze akababazwa birenze urugero, wapfuye urupfu rubi, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Bitewe nuko yishyuye igihano, ubu noneho umucamanza abasha kutugirira imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana akomeza kutwozaho ibyaha. Iki nicyo kirego Imana irega ubwoko bwayo. Niba muyigarukira azarinda igihugu, azabahakurama imyaka isaga 100. Ariko noneho abantu nibinangira bagakomeza kwitera umugongo, bagahindura inzira zabo, Imana izabatanga baba umunyago mu banyamahanga. Ibi twabitangiraho urugero no muri iki gihe cyacu. Mu bihugu bitandukanye byiza haboneka akaduruvayi mu buyobozi. Ntawo muri twebwe bitagaragarira ko abantu badashobora kwishakira umuti w'ibibazo byugarije iyi si yacu, kandi ubwo ni iby'isi byose. Kandi kugaruka kw'amahoro binyuze mu bana b'abantu ni nk'inzozi. Umuhanga mu by'amateka witwa Gibbon atanga impamvu 5 zateye ubwami bwa Roma kuzima mu gitabo cye yise kumanuka no gushiraho ku bwami bwa Roma. Mu ntambwe ya mbere yo kumanuka avugamo gutesha agaciro ubwubahane no kwiyubaha bigomba kurangwa mu ngo, ari byo shingiro ry'umuryango w'abantu. Intambwe ya kabiri ikubiyemo ubwiyongere bukabije bw'imisoro n'imisanzu no gutagaguza ubutunzi bya rubanda n'impano z'ubutunzi n'imyidagaduro muri rubanda rwa giseseka. Intambwe ya gatatu ni irari ridasanzwe ryo kwifuza ibigezweho n'imikino bigenda rirushaho gukurura abantu buri mwaka, ryivanzemo ubugome bwinshi n'ibiteye isoni. Intambwe ya kane ni ukwiyubakira imitamenwa y'ububiko bw'intwaro mu gihe umwanzi yari abarimo hagati. Buri muntu atangira kwigira ntibindeba. Intambwe ya gatanu ni ukunamuka mu by'iyobokamana, isura irahinduka bigasa nk'ibitagifite umumaro, bitagifitanye isano n'ubuzima, habe no kwereka abantu inzira. Urumva yuko rero kumanuka kw'igihugu guterwa no gutangira guhinyuka mu by'umwuka, ibyo bigakurikirwa n'ubugome bukabije buteye isoni, amaherezo n'ubuyobozi bukavukamo akaduruvayi. None se muri iki gihe cyacu haba haramaze kugeramo umwuka wo kwimura Imana mu isi, abantu bagahinyuka mu by'umwuka? Buri mukristo wese ubikurikiranira hafi yamaze kumenya neza ukuntu umwuka wo kugendera mu bigezweho wamaze kwigarurira amadini menshi yo muri iyi si ya kino gihe. Kandi noneho uwo mwuka wo kugendana n'ibigezweho ukaba umaze kunanirwa kugera ku ntego nk'uko ubyihamiriza. Dr. Reynold Neighbor, umwe mu bavuga banenga ibyo kwishyira ukizana, azwiho kuba yaravuze yuko igice cy'abaprotestanti bikira bakizana cyamaze gushyira iruhande ikimenyetso cyose kigaragaza imyumvire ihamye ya Gikristo, nubwo nabo ubwabo bananiwe kwerekana ikibubahisha mu byo bakora ngo babihamye badahuzagurika, aho ugasanga abo kwishyira ukizana badashoboye guhangana n'ibibazo biteye ubwoba bitwugarije muri iki gihe.
World Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Mu buhamya bwe bugufi Dr. Vernon Magi agira ati mu myaka yatambutse nigeze kubona mu bubiko bwanjye inkuru ishimishije yanyuze mu kinyamakuru cyitwa Wall Street Journal. Icyo Amerika ikeneye cyane si ukwagura imihanda ya gari ya moshi, ubuhanga mu byo kuhirira imyaka, kugabanya ibiciro by'ibicuruzwa, guteza imbere igihingwa cy'ipamba no kongera umusaruro w'uburo. Ahubwo icyo Amerika ikeneye ni ububyutse mu kuyoboka Imana. Uwo ni umuco twasigiwe n'abatubanjirije. Ababyeyi mu rugo bari bawufite. Iyobokamana ribona ibyiza byo gufata umwanya mu muryango wo gusenga buri gitondo no mu gihe bari hagati mu isarura ry'ingano. Iyobokamana ribashishikariza kuva ku mirimo kare kuwa gatatu kugira ngo umuryango wose wizigamire umwanya wo kwitegura kujya mu masengesho. Ikibazo cyugarije Amerika kiracyari kimwe, ni ikibazo cy'ubuzima bw'umwuka. Ubwo n'ubuhamya bugufi bwa Dr. Vernon Magi. Dr. Albert Haima, igihe yari umwigisha w'amateka muri kaminuza ya Michigan, yaravuze ngo mu myaka 50 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigarurirwa cyane n'abantu badasobanukiwe umurage w'iby'umwuka basigiwe n'abakurambere. Dr. Machen nawe yongeraho ati Amerika iri guhuruduka hejuru ku musozi inyerera ku murage wo kubaha Imana. Imana itabare Amerika itaragera ku ndunduro. Nshuti yanjye, umenye neza ko twamaze kugera ku ndunduro, ariko Imana iracyatubwira ngo nimuze tujye inama. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi. Hariho inzira y'ubuhungiro kuri Amerika no ku isi yose muri rusange. Nyamara nidukomeza kugenda nk'andi mahanga yose, igihe cyacu kiradushirana. Ni byiza ko Abanyarwanda kimwe n'igihugu cyacu muri rusange tubaho ubuzima bwubahisha Imana. Aaron Burr yari umwuzukuru w'umugabo ukomeye Jonathan Edwards wakundaga kuyobora amateraniro muri Princeton, aho Aaron Burr yakurikiraniraga inyigisho. Hariho umwuka ukomeye w'ububyutse mu ishuri. Ijoro rimwe Jonathan Edwards
aza kubwiriza ku ngingo ivuga kwigisha kwa Yesu. Aaron Burr byamukoze cyane ku mutima ku buryo yahise ajya kureba umwe mu bigisha be mu cyumba cye ngo amuganirize afata icyemezo cyo gukurikira Yesu. Umwigisha amugira inama yo kudahita afata icyemezo gihubutse bitewe n'ibihise bimukora ku mutima, ahubwo abanza afata akanya ategereze ko amateraniro arangira. Aaron Burr yigizayo ibyo gufata icyemezo, aherako ajya kwica umunyamerika wari ukomeye maze agambanira igihugu cye. Amaze gusaza, umusore yaje amusanga maze aramubwira ati, Bwana Burr, nifuza yuko wahura n'inshuti yanjye. Aaron Burr aravuga ati, uwo ninde? Umusore aramusubiza ati, uwo ni Yesu Kristo, umukiza w'ubugingo bwanjye. Aaron Burr aherako abiri ibyuya bishoka ku ruhanga rwe maze aramusubiza ati, mu myaka 60 itambutse twasezeranye n'Imana yuko nindeka njyenyine nanjye nzayireka yonyine, kandi yubahirije amasezerano. Hariho inzira isi yahungiramo, kandi hari n'inzira nawe nanjye twanyuramo. Hari umuntu umwe wabivuze muri ubu buryo bw'igisigagira ati, iby'imitekerereze n'imyumvire bigira biti ugira ubushishozi, ibyo kwinezeza bigira biti ubigireho amakenga, ibya politiki bigira biti ukoresha umwanya wawe neza, iby'ubumenyi n'ubuhanga bigira biti sigaho kubihimba, iby'inganda no guhindura ibintu biti witeze imbere, ibyo guhuriza byose hamwe biti wihitiremo iyawe nzira, ibyo kwigarurira ubuyobozi bigira biti ubisohokemo, ibyo kwigwizaho imbaraga zagutabara nabyo bikagira biti wirwaneho. Bibiliya nayo ikagira iti, gira ibanga ryawe ryo gusenga, ariko Yesu Kristo nawe akagira ati, nijye nzira. Ngaho rero hitamo icyakubera cyiza muri ibyo byose maze kukubwira. Icyo nkwifuriza nuko wahitamo Kristo. Reka dusenge. Mwami Yesu, dushoboze kumenya ko nta handi twabonera ubuhungiro n'agakiza atari muri wowe. Icyo nsabira uyu muvandimwe wanteze amatwi nuko yakwizera akemera umurimo wamukoreye ku musaraba, maze nawe akaraga ubwami butazashira, agahinduka umuragwa wawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzakomeza kuganira mu gitabo cya Yesaya, gice cya mbere guhera ku murongo wa 19 tugere mu gice cya kabiri ku murongo wa 22. Turebere hamwe uko Yesaya yakomeje guhugurira abayuda guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe ibyaha. Twumve nuko Yesaya yahanuriye ab'inzu ya Yakobo ibyo mu minsi y'imperuka. Tuganire n'ibijyanye n'ubwami n'igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba agiye kuzaza mu gihe kiri imbere. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wa Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.tv.org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguha umugisha.